Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Soma Umenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Nongeye kubaha ikaze muri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radiyo. Ni Dativa, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu. Turasaba ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru kubaba hafi kugira ngo babafashe kwiga. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha. Ese bana, mwakoze umukoro nabasigiye ubushize? Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'isomo muze kuwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo bakosore. Muribuka se inyuguti duheruka kwiga? Niba wibuka inyuguti twize mu isomo ry'ubushize, yibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inyuguti twize ubushize ni G. Ngaho tuyivugire hamwe G. Twongere tuyivugire hamwe G. Ngaho namwe muyivuge mwenyine numve G. Muribuka amagambo twize arimo ijwi G. Ashobora kuba amagambo twabonye, amazina y'ibintu mubona iruhande rwanyu cyangwa se amazina y'abantu. Ngaho rero nimutange ingero z'amagambo yumvikanamo ijwi G. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo ijwi G mwaba mwabonye harimo umugabo, ikigo, ibigega, ikigage, gakuru n'ayandi menshi. Uyu munsi ngiye kubasomera inkuru. Bana, ntimukunda kumva inkuru se? Ndabizi mukunda inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo ku nkuru. Nkaba rero mbasaba gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo mbabaza. Muriteguye? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri, kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 31 n'urwa 32 ahari inkuru yitwa Ibyiza by'iwacu. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana wawe gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe murimo mwitegura. Inkuru mbasomera uyu munsi rero yitwa Ibyiza by'iwacu. Reka nsubiremo izina ry'inkuru yacu. Ibyiza by'iwacu. Bana, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Ibyiza by'iwacu, murakeka ko ari iki iyi nkuru yacu iza kuvugaho? Ni byiza cyane. Ntimuze kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru yacu iza kuvugaho kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma.
Ngaho nimwitegure dutangire. Abana, mbere y'uko mbasomera inkuru, hari amagambo abiri nshaka kubasobanurira, kubera ko ayo magambo nimumara kuyasobanukirwa neza, biratuma mwumva neza inkuru ngiye kubasomera. Nimukurikire, tugiye guhera ku ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni icyitegererezo. Bana, dusubiremo twese, icyitegererezo. Twongere dusubiremo, icyitegererezo. None se bana, muzi icyo iri jambo icyitegererezo risobanura? Icyitegererezo bisobanura intangarugero. Umuntu w'icyitegererezo ni umuntu w'intangarugero ukora ibintu byiza cyane. Ahantu cyangwa ikintu nabyo bishobora kuba icyitegererezo. Ni ukuvuga intangarugero, icyo abandi bareberaho urugero rwiza. Reka noneho nkoresha iryo jambo mu nteruro murushaho kurisobanukirwa neza. Shema ni umunyeshuri w'icyitegererezo mu kugira ikinyabupfura. Reka mbahe urundi rugero. Ishuri ryacu ni icyitegererezo mu gutsinda amasomo. Reka mbahe urundi rugero. Yuriya atuye mu mudugudu w'icyitegererezo. Bana, ndizera ko namwe mushobora gukora izindi nteruro mukoresheje ijambo icyitegererezo. Ngaho nimukora interuro muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane bana. Ngaho mukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni mu mpinga. Bana, dusubiremo twese, mu mpinga. Twongere dusubiremo, mu mpinga. None se ba, muzi icyo mu mpinga bisobanura? Ngaho nimukurikire bibasobanuriye neza. Mu mpinga bisobanura hejuru aho umusozi urangirira. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo mu mpinga. Iwacu dutuye mu mpinga y'umusozi. Reka mbaho urundi rugero. Twatereye umusozi tugera mu mpinga yawo tunaniwe. Murakurikiye? Reka mbahe n'urundi rugero. Kariza na Sano bateye ibiti mu mpinga y'umusozi. Ndizera ko mwasobanukiwe. Ngaho namwe nimugerageze mukore interuro mukoresheje ijambo mu mpinga. Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane bana. Ngaho rero bana, nimukurikire mbasomera inkuru. Nimara gusoma ndaza kubabaza ibibazo kugira ngo ndebe ko mwumvise inkuru kandi ko mwayikurikiye. Ibyiza by'iwacu. Nitwa Gatoya. Iwacu dutuye ku musozi utatswe n'ibyiza byinshi. Hariho umudugudu w'icyitegererezo ugizwe n'amazu meza n'ibiti biduha akayaga keza. Harya ba, twabonye ko icyitegererezo bivuga iki? Umudugudu w'icyitegererezo? Uriya ni umudugudu w'intangarugero. Bana, reka dukomeze dusome. Iyo uri ku musozi w'iwacu uba ureba ahantu heza henshi cyane. Ubona imisozi miremire iteganye n'uwacu, iriho amashyamba n'amaterasi y'indinganire ateyeho ibihingwa bitandukanye. Iyo uri mu mpinga y'umusozi wacu, bana, harya twabonye ko mu mpinga y'umusozi bivuga iki? Twabonye ko mu mpinga y'umusozi ari hejuru mu mpera y'umusozi. Reka dukomeze dusome bana. Iyo uri mu mpinga y'umusozi wacu ubona ibibaya biteyemo umuceri n'ibisheke byinshi bagemura mu ruganda rukora isukari.
bagemura mu ruganda rukora isukari, buriya bivuze ko babijyana kubigurisha ku ruganda rukora isukari. Bana, reka dukomeze dusome. Iyo tuvuye iwacu tujya gusura Masenge Mariya na babyara bacu Yuriya na Yona, tunyura mu kabande aho abahinzi bahinga ibijumba n'ibikoro mu mayogi. Iyo tuvuye mu kabande duterera kandi gasozi tukongera tukakamanuka, hanyuma tukagera mu kibaya kirimo ikiyaga kinini. Iyo tuhageze umubyeyi wacu yatubwiye ko tugomba guhagarara tugategereza umusare ngo atwambutse mu bwato. Umusare ngo bambutse mu bwato? Buriya bagomba guhagarara bagategereza umuntu wambutse abandi mu gikoresho gitwara abantu mu mazi. Mbega ukuntu ari byiza kugenda mu bwato wumva akayaga ko mu kiyaga. Iyo tugeze kwa Masenge Mariya dukunda gusanga abagara ibirayi yateye ku mirongo. Iyo tumaze kuruhuka adutembereza ku wundi musozi muremure uteganye n'aho atuye. Uwo musozi uriho ibiti birebire bikurura imvura bikanatanga umwuka mwiza duhumeka. Muri ibyo biti harimo inkende nyinshi, zimwe ziba zurira ibiti zihetse abana bazo, izindi zikina zisoroma imbuto mu mashami y'ibiti. Iwacu ni heza cyane, ba mukerarugendo ntibasiba kuhasura. Muzaze namwe mudusure mwihere amaso ibyiza by'iwacu. Bana, inkuru yacu naho irangiriye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri. Ngaho rero buri wese akurikire kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ku nkuru ndangije gusoma. Muriteguye ntangire mbasomere? Ni byiza. Ibyiza by'iwacu. Nitwa Gatoya. Iwacu dutuye ku musozi utatswe n'ibyiza byinshi. Hariho umudugudu w'icyitegererezo ugizwe n'amazu meza n'ibiti biduha akayaga keza. Niwo musozi mwiza mu karere kacu. Iyo uri ku musozi w'iwacu uba ureba ahantu heza henshi cyane. Ubona imisozi miremire iteganye n'uwacu, iriho amashyamba n'amaterasi y'indinganire ateyeho ibihingwa bitandukanye. Iyo uri mu mpinga y'umusozi wacu ubona ibibaya biteyemo umuceri n'ibisheke byinshi bagemura mu ruganda rukora isukari. Iyo tuvuye iwacu tujya gusura Masenge Mariya na babyara bacu Yuriya na Yona, tunyura mu kabande aho abahinzi bahinga ibijumba n'ibikoro mu mayogi. Iyo tuvuye mu kabande duterera kandi gasozi tukongera tukakamanuka, hanyuma tukagera mu kibaya kirimo ikiyaga kinini. Iyo tuhageze umubyeyi wacu yatubwiye ko tugomba guhagarara tugategereza umusare ngo twambutse mu bwato. Mbega ukuntu ari byiza kugenda mu bwato wumva akayaga ko mu kiyaga. Iyo tugeze kwa Masenge Mariya dukunda gusanga bagara ibirayi yateye ku mirongo. Iyo tumaze kuruhuka adutembereza ku wundi musozi muremure uteganye n'aho atuye. Uwo musozi uriho ibiti birebire bikurura imvura bikanatanga umwuka mwiza duhumeka. Muri ibyo biti harimo inkende nyinshi, zimwe ziba zurira ibiti zihetse abana bazo, izindi zikina zisoroma imbuto mu mashami y'ibiti. Iwacu ni heza cyane, ba mukerarugendo ntibasiba kuhasura. Muzaze namwe mudusure mwihere amaso ibyiza by'iwacu. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo. Inkuru mbasomeye yabashimishije se? Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma, sibyo? None se ibyo mwari mwatekereje mbere mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru?
Reka noneho turebe neza niba twumvise uko byagenze mu nkuru twasomye. Tugiye rero gusubiza ibibazo ku nkuru twasomye. Ikibazo cya mbere, umusozi wabo wa gatoya utatswe n'iki? Mutege amatwi nyibasubiriremo. Umusozi wabo wa gatoya utatswe n'iki? Ngaho niba wibuka igisubizo, kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze bana. Igisubizo nyacyo ni umusozi wabo wa gatoya utatswe n'ibyiza byinshi. Mureke noneho babaze ibindi bibazo. Imisozi iteganye n'uw'iwabo wa gatoya iriho iki? Ndasubiramo. Imisozi iteganye n'uw'iwabo wa gatoya iriho iki? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze bana. Ni byiza nimukurikire igisubizo. Igisubizo ni imisozi iteganye n'uw'iwabo wa gatoya iriho amashyamba n'amaterasi y'indinganire ateyeho ibihingwa bitandukanye. Bana murakurikiye? Tega amatwi. Ibiti biri ku musozi wo kwa nyirasenge bimaze iki? Ndasubiramo. Ibiti biri ku musozi wo kwa nyirasenge bimaze iki? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze. Igisubizo ni ibiti biri ku musozi wo kwa nyirasenge bikurura imvura bikanatanga umwuka mwiza bahumeka. Abana, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Nizere ko buri wese yasobanukiwe ko ishyamba ridufitiye akamaro gakomeye. Bimwe mu byiza by'ishyamba ni uko riduha inkwi zo gucana, ibikoresho byo kubakisha, imbaho, n'umwuka mwiza duhumeka. Bityo rero, murumva ko atari byiza kwangiza ishyamba, si byo se? Nabataka uje njya gusura marume, vuye kwa marume njya kwa masenge, jyana na mushiki wanjye, jyana na mukuru wanjye, nsanga y'ababyara banjye turakina cyane. Papa akunda kumbwira ngo arankunda, mama akunda kumbwira ngo arankunda. Bana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru ibyiza by'iwacu. Namwe se mwabyishimiye? Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Mwibuke kandi gukaraba intoki kenshi dukoresheje amazi meza n'isabune kuko biturinda indwara nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu nongeye kubashishikariza kuguma mu rugo mukirinda kuzerera maze mugakaraba intoki inshuro nyinshi mukoresheje amazi meza n'isabune. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane gukurikira isomo. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga Ikigo Gishinzwe Guteza Imbere Uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Soma Umenye. Twige Ikinyarwanda.
Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Soma Umenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.